akazi nta kibazo bimeze neza ntari amafaranga ari kuboneka ari kuboneka nta kibazo cyakora cyane turi ko tubazamuka mwana ako rero ndanagukunda mwana uzi ko mfite umugore ntari bintu si wamwirukanye umugore nyine ni kwa kundi tubikora ariko wese umushyashye nge nta kibazo arashanza kugira umugore ariko umushyashya ariko twanakundana nta kibazo bamaye rimwe ariko nta kabiri sawa reka ngusezere nta n'ibindi sawa ibihe byiza reka dutandukanye uzi ko uriya mugabo uriya twabanye ntamukunda se ni iwacu bamushyingiye ku gahato ntabwo namukundaga ntibigeze bareka ngo nihitiremo ntabwo nagikundaga kandi ari umugabo wa mwarabyarana twarabyaranye ko ntabwo ngikunda mani nikundira we ariko ntabwo ushona akomaraga ziko mwemera no kuri kumara ndagukunda biseriye no kuri ndagukunda ariko bana reba ukuntu bureba neza ariko ntabwo ushona mani ugenda cyari umwana cyane byo mpfa nawe mani uri umwana ariko ufite amafaranga ntabwo bizi ni iki nagukemurira buri kimwe cyose ushaka nyira amafaranga abibona ko uyafite ariko ngenda cyari umwana byanditse se kuri umwana byanditse no ni icyo utazi se ni iki utazi uretse nyine ko yabonye n'abana b'iki gihe nyine nta mwana wundi ikibaho ariko nawe ubundi ngenda uwo mwana gusa ntabwo washimisha nagerageza wajya wapi mani baravuze ngo dusore nkamwe ngo mamutwika ahubwo nyine kira cyapoze nta gihari twahita tubirangiza ariko ari heza hatandukanye n'ahandi twabaga mbere njye hano nzahava nshatse umugore akwamuganisha tuzava ari uko tuba hari umugore wagira ngo ni igipangu hari nzi ko byose atubeshya isaya yose arabatuguyeho fanda zo mu cyaro ziranyishe ndakasa akuse wowe wajya ugira n'isuku usigaye ugira n'inda twarageze mu babose none si inda se bitwaye iki rero umva nkubwire inda ni umwanda hano nzahava n'abashatse umugore igipangu nakibonye bose azahitamo icyumba umva nkubwire ibintu byo kuza rero zamvunja zo mu cyaro we agashahara kawe ngo ugiye kugaha ba bakobwa bo mu mujyi Suzana namwima se igitenge ibyo nzagucyura Suzana namwima igitenge nzagucyura urumwe bose nta mpamvu umushahara wa mbere n'igitenge cya Suzana azagitosa agitosa ahubwo boss agiye kuza mu kanya ayo makuru wari uyafite agiye kuza asange twakorofye hose twatuzanira n'umugati ntabwo yaza atatuzaniye umugati ryarira ibaze mabuja wa mbere arasanga yaragiye nta kintu kigoye kirimo kuza ukashimisha nawe ukishima ukakubita amafaranga ukigendera nuko boss yaba yajya nkaguhamagara ukagaruka ukampa ibyishimo ni igiki kirenze wumva kirimo ni danje nta kidanje kirimo mana isanzure wumve ko ngukunda erega nanjye ntabwo ndi mukuru cyane buriya ntabwo ndi shugama bimane nanjye ntabwo ndi mukuru cyane birenze ariko uriya mu mabuja we mushyashya hano wabonye ukuntu ari mwiza urya mabuja ni icyuki arasa neza arasa ariko abamabuja rero nk'abariya ni ukubagendaho gake ako nawe ikibazo hasigaye haza udusore ahangaha kuko ninjye ubakingurira ntabwo wabonye ka gasore ubushize kageze kaza ahangaha mabuja asigaye yifunga udusore dutoya mabuja rero we nta makuru ufite buriya se si bo bita bashugamami ngo ni bashuga ajya ngo ni bashuga urumva iyo umuntu akurusha imyaka urabona wowe nk'ubu ngubu umuntu akurusha imyaka yarangiza akaba ari we ugutereta wowe ko wakurusha nanjye se nakibonye kikaza kikanereta uzi ko nzi na pompaje ndazikubita ahubwo wese nzagucyura iwacu njyewe ntabwo nzava ikigo reka nikorera akazi nk'uburere uwo ni boss iruka jya mu gikari wowe iruka
Ni wowe bose igihe mba nakomangiye kuki mudakinga bose kubera hari igihe abantu banesha umutwe ahangaha niyo mpamvu ntajya mpfa gukinga bande bagutesha umutwe nari wanjye n'abaje barakomanga cyane ngo nsoka ngiye kubiyo naguze igipangu nabakuye ahantu habi mbazana ahantu heza ndaje ndebe ibintu burimo hano cyangwa wegamiye akantu k'agakobwa oya bose ntabwo njya mu dukobwa nyoko bujari akazi kanjye bujari mu gikari amakuru se hano ameze ate ko numva amakuru nyine nayo ngayo busanzwe nta kibazo maje ameze neza ndimo kurinda urugo neza buri muntu wese winjira mu gipangu nta muntu winjira namushyiramo njonogo za mayigeri nkamukubita nkamuzana nta muntu warenganga genda cyara umwana ahubwo mbwira shaka ukuntu tujya mu cyumba nyine twigira utuntu twikorera nawe ntushobora siko bagufunga se hari ikosa nakoze mani uzajya kundega ntabwo ikosa ryo ntabwo narikora sasa ndirureka twakwirwanaho ariko ntabirenze twakwirwanaho kabisa twiyeranja nyine ntabwo uri umwana mani nawe ntabwo uri umwana cyane se umugabo wawe ntabwo ari hafi ku buryo umugabo wanjye yagiye kuri misiyo kandi ikindi ntabwo yaza umugabo wanjye atampamagaye agomba kubanza kumuhamagara mbere y'uko agera hano ese baramutse gutunguye anunguye cyara akunda kuza mpamagaye bara ntabwo yanungura cyane ashaka gukora surprise ugasanga aje atabiteguye anaje atwitsimbamo na hariya n'iki ntabwo ajya akunda kora azananiwe mana ataka umunaniro mvare ko nkubwira nta muntu wambwiye ngo hari umuntu ujyaza hano buyombe bose abo ngabo ariko ni abantu bo mu muryango shuwa ntabwo mbeshya atari umuntu wo mu muryango ntiyakwinjira nzagura akantu ngiye kujya mbafotora kugira ngo noneho nkwereke amafoto fata iyi telefone niyo nakuzaniye bose wanjye noneho wowe ujya ukamera buri muntu wese buri muntu wese uzajya mufotora ngo amakuru sawa none ngunguriye na telefone nshyashya jya ubakamera ushyireho ako ntabwo uzayinkata ntabwo nzayigukata bose urakoze byose wanjye kabisa niko bigenze ariko nawe ujya umbwiza ukuri byose amakuru yinjiramo nta makuru make yamfite ubu ngiye kujya ngohera amakuru harimo abaza biyitira ngo ni bene wacu niyo mpamvu ngiye kujya mbafotora jya ubafotora ubundi wowe nigena ni kuri WhatsApp sawa nzanakongeza umushahara bose urakoze ni karibu bose watambuka bose twagira nyine tukagira shabanza mpamagaye uyu si we hano wateguye iki baby waje